murakoze cyane. Akabazo ka nyuma, dukunda kubabona muri kumwe n'abuzukuru, twabonye kandi ko ari abakobwa. Ahubwo nibagiwe kubazana hano. Sinzi ukuntu byancitse. Nagize amahirwe, nasabye ababyeyi bababyara ngo bampe uburenganzira mbite amazina. Mu mazina nabise nabigize mbishaka mbigendereye, birimo philosophy, imyumvire. Wa mbere namwise ngo yitwe Abe. Abe. Turizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore, twifuza kumenya ni abahe bagore batatu mufata nk'icyitegererezo mu buzima bwanyu, kandi mutubwire n'impamvu. Batatu gusa. Niyo barenga nta kibazo. Ko ari benshi ni bose. Abagore bose iyo mbonanye n'ibyo bakora, ariko ku buryo bw'umwihariko ngira ngo twese uko turi hano cyangwa n'ahandi ku isi hose, hari utavuka ku mugore. Ariko kubwira ngo yaturutse ahandi, ngo ntabwo yavutse ku mugore, ntawe. Uwambyaye rero nawe icyo mbivugira, kubera amateka mabi y'u Rwanda, ya Afurika, urabizi ko bamwe muri twe, hari benshi wenda bandi hano, twari twarabujijwe uburenganzira, turi impunzi. Nabaye impunzi ndi umwana w'imyaka 4. Uko ibyo twabinyuzemo rero, bajya bavuga abantu, impunzi, amakampu abantu babayemo, muribuka kuva na kera. Ari ubwo rimwe najyaga nseka aba bantu bakomeye ku isi bakaza bakadukubita inkoni ngo hari impunzi hariya. Bamwe narabwiraga, ariko mwebwe mumbwira gutyo, mwe mwigeze muba impunzi, murabizi, muzi uko biryana. Njye ndabizi kubarusha. Ntabwo ari igihe wakwifuza umuntu ko aba impunzi. Kuko nabibaye kurusha imyaka myinshi kurusha aba bandi bose. Hari impunzi umwaka umwe, 2, 3, 4, bagaca ibikuba, bakavuza induru, ibintu bigacika. Ntawe ukwiriye kuba impunzi n'umunsi umwe. Ariko jye nabaye impunzi imyaka 20 n'indi. Ndabyumva rero. Ntabwo ari byo nabwiwe. Abo tuvukaho, ukuntu batunyujije muri ibyo bintu bikomeye, muri ibyo bihe bikomeye, tukageza kuri uyu munsi, ugomba niyo utabivuga buri munsi, ariko mu mutwe urabyibuka. Urabyibuka, wibuka uwaguhetse, aguhungisha, gukiza, ibyo ari byo byose. Uwo nguwo nyine haba hari impamvu ubonamo
umugore wese ko anyura muri ibyo cyangwa akora ibyo cyangwa yakoze ibyo aho byari bikenewe. Reka mvuge uwo rero, uwo mvukaho, ariko mvuge abagore bose muri rusange. Murakoze cyane, murakoze cyane. Akabazo ka nyuma, dukunda kubabona muri kumwe n'abuzukuru, twabonye kandi ko ari abakobwa. Ahubwo nibagiwe kubazana hano. Sinzi ukuntu byancitse. Twashakaga kubabaza n'iki mubifuriza mu gihe kiri imbere, yaba bo ndetse n'urungano rwabo? Ibi byose twavugaga, by'uburenganzira, imibereho, abantu badakwiye kwihanganira, badakwiye kwemera, umuntu akaba umuntu, akaba afite n'uburenganzira bwo kuba icyo ashaka kuba. Ndaguha urugero, hari nyinshi ariko ndaguha rumwe. Mfite n'amahirwe si ukubagira gusa abuzukuru, ndifuza ahubwo ko n'abandi baza ari benshi. Ariko kuri abo babiri nagize amahirwe, nasabye ababyeyi bababyara ngo bampe uburenganzira mbite amazina. Mu mazina nabise nabigize mbishaka mbigendereye, birimo philosophy, imyumvire. Wa mbere namwise ngo yitwe Abe. Abe. Ndabasobanura icyo bivuze, ukibyumva ushobora kudasobanukirwa neza ibyo ari byo. Kuba, Abe, biva mu kuba. Ariko iyo bivuze ngo Abe, ni ukuvuga ngo abo uwo ari we, abo washaka kuba. Nicyo gituma namuhaye iryo zina. Uwa kabiri umukurikira mwita Agwize. Agwize bivuye, kugwiza bivuze uburumbuke, sibyo? Agwize ibyo azatunga, ibyo yifuza, values byose abigwize. Ubwo urumva rero ko naboneyeho umwanya wo kwihimura, wo kwinigura, ngo muri ayo mazina icyo nifuza, icyo mbifuriza, icyo nifuriza Abanyarwanda bibe birimo. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, rwose ibibazo byanjye byari ibyo. Mwakoze cyane.